ntabwo bigoranye kubyumva, nta nubwo bigoranye kubisobanukirwa. Kimwe gusa ni ukumenya itariki, ibindi bigahita byikora. Tariki ya 14 Gashyantare za buri mwaka, uhereye ku mpera z'isi ukageza ku zindi, waba neza wamaze kumenya icyabaye kubera indabo n'umuvundo w'abazigura bagamije kuzihana, maze ugahita wibwira neza ko ari tariki ya 14 Gashyantare, umunsi wa Saint Valentin, umunsi w'abakundana. Ndagusuje wowe turi kumwe, nguhaye ikaze ku IBENDERA TV. Miss Mutesi Jolly yatunguwe n'umusore ukora akazi ko mu rugo ku munsi wa Saint Valentin maze amuha indabo. Ni ibintu bitari ibisanzwe. Umunsi wa Saint Valentin wizihizwa buri tariki ya 14 Gashyantare za buri mwaka, aho abakundana bashyikirana bagahana impano zinyuranye. Ahanini ziba zigizwe n'indabo n'utundi tuntu tunyuranye dufasha kurundarundanya no kwegeranya amarangamutima y'abiyumvanamo mu rukundo. Ku munsi w'ejo hashize rero, iyi tariki yabaye ingaruka mwaka mu Rwanda ndetse n'ahandi hose ku isi, aho Miss Mutesi Jolly yatunguwe n'umusore ukora akazi ko mu rugo maze amuha ururabo nk'ikimenyetso cy'uko amukunda kandi amushimira. Nitwa na Kuri ntirushwa, mbahaye ikaze. Buri tariki ya 14 Gashyantare buri mwaka ni umunsi wahariwe abakundana witiriwe Mutagatifu Valentin, Saint Valentin. Ahangaha abantu bongera kwibukiranya hagati yabo ibyaranze urukundo rwabo ndetse bakongera kuruvomerera. Aha kandi Miss Mutesi Jolly wegukanye ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu mwaka wa 2016 yatunguwe n'umukozi wo mu rugo amuha ururabo mu rwego rwo kumushimira uko babanye neza. Ushobora kumva tuvuga ngo uko babanye neza ugakeka ko ari umugore n'umugabo. Oya, ntago ariko bimeze, ahubwo uyu mukozi ngo yamushimiraga uburyo babanye neza mu buzima bwa buri munsi. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter, Miss Jolly Mutesi yashyizeho ifoto y'uyu umukozi iherekejwe n'amagambo yamubwiye ko nubwo amuhaye urwo rurabo amushimira uko babana nk'abavandimwe kandi ko atari ukumwubahuka. Uyu musore yagize ati, mabuja uyu munsi ni uw'abakundana kandi nkunda uko twibanira nk'abavandimwe, si uko nubahutse ahubwo ni ugushimira. Mwakira aka karabo keza nabateguriye mu rwego rwo kubashimira uko tubana. Miss Mutesi Jolly nawe yanyuzwe n'iki kimenyetso cy'urukundo ndetse anagaragaza ko yabyishimiye kandi byamukoze ku mutima. Aha yagize ati, binkoze ku mutima kandi biranejeje cyane. Umunsi mwiza w'abakundana kuri mwese. Uyu munsi wahariwe abakundana wizihizwa buri tariki ya 14 Gashyantare za buri mwaka, bikaba byarahindutse umuco mu bihugu bitandukanye by'abakristo, bikaba bikorwa mu rwego rwo kuzirikana Umutagatifu Valentin wahowe Imana. Reka rero nyuma y'ibi ngibi tubagezeho amwe mu mateka y'uyu munsi wa Saint Valentin. Umunsi wa Saint Valentin wakomotse ku mupadiri w'umunyaromani witwa Valentin wabayeho mu gihe cy'umwami w'abami Claudius wa kabiri, ahagana mu myaka ya za 269 na 273 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Muri icyo gihe tariki ya 14 Gashyantare habaga umunsi mukuru wo kwizihiza umunsi w'umwamikazi Juno wafatwaga nk'imana y'abagore. Kuri uwo munsi abasore bandikaga amazina y'abakobwa bari mu kigero kimwe bakayashyira mu kintu, umusore yazamura izina ry'umukobwa guhera ubwo akamuherekeza bakajya kwizihiza uwo munsi hamwe. Ngo ibyo byatumaga abakobwa bahura n'abasore kuko mbere ngo byabaga bibujijwe. Ubucuti bwabo bwarakomezaga bukaza ndetse no kuvamo kubana ubuziraherezo.
ku ngoma ya Claudius igihugu cye cyaje kugarizwa n'intambara zikomeye, hagira ikibazo cy'abasirikare bagombaga kurwanira igihugu kubera ko abagabo bakiri batoya bangaga gusiga abagore babo ngo bajye ku rugamba. Umwami Claudius yafashe icyemezo cyo guhagarika gushaka, ariko Saint Valentin ntiyabyakira neza. Afatanyije na Saint Marius batangira gusezeranya abantu bashaka kubana mu ibanga. Amakuru yageze ku mwami Claudius ararakara, ategeka ko Padiri Valentin afatwa agafungwa. Padiri Valentin yarafunzwe akatirwa urwo gupfa, akubiswa amahiri akanacibwa umutwe. Ngo igihe yari ategereje iherezo rye, abantu bazanaga indabyo n'ubutumwa bwo kumukomeza bakazinyuza mu idirishya bakazimuha. Uyu munsi uvugwaho byinshi. Hari n'abavuga ko ubwo Valentin yari afunzwe, umukobwa w'umucungagereza yakomeje kumuba hafi amusura kugeza igihe cyo kunyongwa. Uwo mukobwa ngo yari afite ubumuga bwo kutabona, ariko ibitangaza byabaye mu gihe yasengeraga Valentin ngo yaje kongera kureba. Ubwo haburaga umunsi umwe gusa ngo Valentin anyongwe, bivugwa ko yanditse ku rupapuro amagambo agira ati "Love from your Valentine", ni ukuvuga ngo urukundo rwa Valentin wawe. Aha yamushimiraga urukundo n'ubudahemuka yamugaragarije. Umunsi mukuru wa Mutagatifu Valentin wizihizwa ku isi hose ku ya 14 Gashyantare nk'umunsi w'abakundana. Uhurirana n'umunsi mukuru wa Kiliziya Gatolika, aho yibuka ubuzima bwa Mutagatifu Valentin. Kuri uyu munsi wa buri mwaka ngo biba biteganijwe ko nibura amakarita agera kuri 1.5 miliyari yoherezwa hagati y'abakundana, aho 83.6% atangwa n'abagore bayaha abagabo babo, naho 16.4% agatangwa n'abagabo bayaha abagore babo. Mu bihe bya kera ukwezi kwa Gashyantare kwafatwaga nk'ikimenyetso cy'urukundo no gutera imbere. Mu Bugereki uku kwezi hibukwaga ubukwe bw'imana zabo zikomeye, Zeus na Hera. I Roma ku ya 15 Gashyantare wari umunsi wa Rupericale, aho Rupericus yari imana y'uburumbuke. Ngayo nguko gusa nubwo twagarutse ku kuba Miss Mutesi Jolly yatunguwe n'umukozi wo mu rugo akamuha akarabo. Hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda hose, abantu bagiye batangaza ko batishimiye uko uyu munsi wagenze, kuko yaba Kigali ndetse no hirya no hino mu ntara, abantu bose bari muri guma mu karere kubera icyorezo cya COVID-19 cyugarije isi ndetse n'u Rwanda muri rusange. Kubera iki cyorezo kandi biroroshye kubyumva ko ubaye ufite umukunzi hanze ya Kigali bitagushobokera ko mwabonana kubera gahunda ya guma mu karere. Uretse ibi kandi utubari n'utunywero birafunze, resitora nazo ntizemerewe guha umuntu icyo kunywa cyangwa icyo kurya ahicaye, uretse gusa ugifata akijyana kukirira hanze y'iyo resitora. Iyi rero ikaba yabaye imbogamizi n'inkomyi ku birori bya Saint Valentin by'uyu mwaka, ariko umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera akaba yaravuze ko Saint Valentin ya 2021 atariyo ya nyuma nk'uko atariyo iya mbere. Akaba yarahamagariye abantu kwirinda COVID-19 maze bakazabona uko bizihiza izindi Saint Valentin zose ziri inyuma, aho kwizihiza iyi bagahwana nayo kubera COVID-19. Nitwa na Cretin Ntirushwa, ndabashimiye cyane. Ndabibutsa gukora like na subscribe kugira ngo dukomeze kubana no mu nkuru zindi zikurikira. Mugira amahoro y'Imana.